Yes, reka twongere tuguhe ikaze kuri Rio Talk Rwanda aho tuganira byinshi bitandukanye yaba amakuru ya sport, imyidagaduro, yewe ga n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi reka tuganire muri sport, duce mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe irimo kwiyubaka bikomeye cyane, ishaka kugaruka muri uku kwezi kwa mbere ikaba yahatanira igikombe cya shampiyona. Niyo mpamvu bari gushyiramo imbaraga bashaka abakinnyi batandukanye. Reka mikaze Ruganzu umeze neza? Mambo fresh kabisa, nta kibazo, meze neza cyane kabisa. Meze neza cyane ariko niyo mfitiye ubasha mubwiye ngo kosora imvugo, ariko nabangiye gukora amakosa ku muntu utwaye ubwato ari gihe waburoha. Gute? Gusa meze neza by the way. Okay. Yes, reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport. Ndabizi ko hari amakuru menshi ari kugenda yivugwamo, ariko hari ayo ufite ku giti cyawe, hari nayo dushaka kuganiraho muri rusange. Duhere ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport irimo kwifuza mbere yuko tuza kureba niba koko ari abakinnyi tubona hari icyo bazayifasha muri uku kwezi kwa mbere, kuko kugura ni kimwe no kuba abakinnyi wakwinjizamo hari icyo bagufasha ni ikindi. Uwo bita mu ikipe ya Mukura hari umukinnyi ngo bifuzamo Rayon Sport, bamugiyeho muri samishize biragorana, ariko ubu ngubu ngo nabwo bamuriho. Yego, ni amakuru ngira ngo amaze igihe avugwa. Urumva nyine ni sama yatangiye, ni transfer yatangiye kuvugwa muri sama, iracwendekera birangira atagiye, birangira atarikije muri equipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu nabwo rero ngira ngo abantu benshi ku munsi w'ejo nibwo babonye ko amakuru yagiye hanze, bitangira gusa naho biturika cyane. Ikiriho rero nuko equipe ya Rayon Sport nkuko yabigerageje muri summer transfer window ishaka kuba yamusinyisha, ariko bikagorana. Kuri ubu nabwo baramushaka muri summer. Ikintu cyatumye bigorana nta kindi, uyu musore Samuel Pimpong ukomoka mu gihugu cya Ghana, ubwo yaragiyerekeje mu gihugu cya Rubani mu ikipe ya FC Shirok, sibyo? Yego. Urabyibuka ko byavuzwe ko agiye mu igeragezwa, sibyo? Ariko mu by'ukuri ntabwo yaragiye mu igeragezwa, ubwo yaragiye nk'umukinnyi. Mbere y'ibyo hari amakuru twabonye avuga ko yongereye amasezerano ye muri equipe ya Mukura Victory Sport. Ayo makuru nayo ukurikije ibiriho, birashoboka ko ibiganiro byarimo byo kuyextendinga, ariko ku masezerano yaboragaho amezi 3 kugira ngo kontra ya mbere yari afite ibe yagira ite yagana ku musozo. Haza iyi equipe yo muri Albania, navuga ngo hajyamo ikintu cya gentleman agreement hagati ndetse na equipe ya Mukura, kuko bo baravuze bati ese umukinnyi turamutwara tumukure muri equipe ya Mukura Victory Sport, sibyo? Birangire bite ko harazamo bya byo bavuga ngo hazamo guturayiginga ayo masezerano uko ateye. Samezi 3 niyo turajya kugura, bo baramubwira bati twe turagushaka uri free agent, sibyo? Hanyuma noneho icyo dukora nako icyo ukora uravugana na equipe ya Mukura Victory Sport, niba ari ayo mezi 3 yarasigaye mube mwagira ibyo muyakuramo, sibyo? Niba ari amafaranga ujya bahe, ariko twe ibyo bitatureba, ahubwo baguha iki release letter, bakurizinge ugira ute ugende tugufate nka uri free agent. Yego. Gentleman agreement ibaho hagati ya Mukura, barabyemeranya. Swat icyo bemeranyije mindani wenda byo byasaba hagati yabo ko nyine bagishyira hanze, ariko urumva kirahari. Umukinnyi ugufitiye amezi 3, sibyo? Yego. Yo kuba yagukinira nawe mufitiye amezi 3 yo kuba wamuhemba nk'umukinnyi, ariko none haje chances zigaragara ko zishobora kuba zagira ute zamufavoriza akagenda, kandi none n'umukwa mutageze gute mutarabanye nabi. Bamuhaye release letter, aragenda ajya muri FC Shirok muri Albania, agezeyo asinya amasezerano y'umwaka umwe n'igice, amezi 18 nk'umukinnyi wa FC Shirok, apana nk'umukinnyi ufite aho ahurira na equipe ya Mukura Victory Sport. Ariko mu by'ukuri Mukurayo nyine muri uko kugenda bahuza ibintu, icyabayeho nuko bo bavuze bati
reka twe kubisambaratikisha we never know, ashobora kugenda akagira ati akagaruka, ikikwereka ko habayemo gentleman agreement kuba yaragiye agakina ayo masezerano, agasinya ayo masezerano y'umwaka n'igice, agakina amezi 6 yonyine, bagahita bataminatinga contract, agahita agaruka muri mukuru. kuko amakuru haravuga ko icyabayeho habayeho kutamuhemba. Swat hari ibintu cyo tubona wenda rimwe na rimwe abakinnyi baturutse hano mu Rwanda by'umwihariko kwenda ku banyarwanda, ugasanga aragiye yagera hagiye bikamunanira mu buryo bw'umupira cyangwa se imyitwarire, nabyo n'ibintu bishoboka, nyine wenda akaba yagira indi nyito abiha. Ariko amakuru ahari nuko we akigera muri Albania yakinnye arakina, ariko bigeze muri ayo mezi 6 yakinnye, amezi 2 hafi 3 adahembwa, ahita ahitamo kugira gute kutaminatinga contract. Niba byarabayeho koko ushobora guhita unatekereza uti iyo termination ya contract yabayeho kubera ko Swat wenda se ko kudahemba byabayeho, cyangwa se akaba aranagara iki umusaruro. Ya twihutishe tujye muri Rayon Sport. Noneho muri sama ubwo yarahindukiye, yego, aragenda, entourage ya equipe ya Rayon Sport iramwegera, byose barabikora, barumvikana ibintu byose, ariko hazamo akantu ko kuvuga ngo agenda, ko twabonye mu bitangazamakuru bavuga ngo uyu musore nubwo agiye muri equipe ya FC Shuruke muri Albania, agiye nk'umukinnyi wa equipe ya MVC, biraza kugenda bite? We araza abereka release clause, sibyo? Sorry, arabanza abereka contract yagiranye nayo equipe yo muri Albania, anabereka release clause yahawe nyuma yo gutaminatinga contract. Arabwira ati njyewe nta kibazo na kimwe nzigira ngirana namwe, dore ibyangombwa binyemerera kuza gukina hehe muri equipe ya Rayon Sport. Ariko baravuga bati ntago twakwiperimeta gukora ibyo bintu. Numva nyine hajemo akantu k'ubwoba, wenda no kutasobanukirwa ngo ese ni iki kigenderwaho, umukinnyi ufite release leta bigenda bite, umukinnyi ufite amasezerano akarangira andi bigenda bite. Ariko ibyamukura byo niyo ugerageje gukura amakuru aturuka hafi ya entourage ye, wumva ko icyari gihari gukinira equipe ya Rayon Sport byashobokaga cyane, nta kindi kintu kibayeho. Muri uku kwezi kwa mbere nabwo rero iyo entourage yabayeho mu kwezi kwa 6 ntibigende neza. Amakuru avuga ko baje gukurura amakuru bagasanga nyine harabaye navuga ngo harabayemo kutamenya, kuko iyo bavuga ko iyo bazi kumenya neza ibyarimo baba barabikoze icyo gihe mu kwezi kwa 6, ntibabikora rero akaba bashaka kugaruka hehe muri uku kwezi kwa mbere, bakarebera hamwe uburyo bagira gute bakosora icyo bise amakosa yakozwe muri summer transfer window. Gusa handi wenda izo munyinyi zabo na zandi ushobora guhita wazumvira, iyo gentleman contract iri hagati ye na Mukura kuba yarongeye agahita turning back akagaruka mu kuri kongera kumwakira, wenda ushobora kuba wabumva. Ariko nanone ni izo document zigaragaza ko nyine umukinnyi yari amaze kuba released, kuba ari umukinnyi uri free, nazo none ushobora kuba wagira gute wazumva. Cya kindi duhora tugaruka kuvuga ngo amategeko biki niki, ese ubundi nyine iyo recruitment team zo ziba zujuje ibyangombwa ku buryo zinjira muri detail zose, nujya kubireba uraza gusanga igisubizo ari woye. Kuko urumva niba bigeze ubwo none bavuga ngo reka turning back twakoze amakosa, wenda siyo yonyine bakoze, ushobora no kwibaza se undi uwo pimpongo we muri kwezi kwa mbere ibiganiro bisa naho bikiri mu ntangiro, bishobora gukomeza bikagira ahantu byagera. Icyo nacyo nekereza ko ari cyo kurebaho, ariko ibiganiro byo birahari, gusa biracyari initially, nibwo navuga ngo nibwo bigitangira, ariko ibiganiro byo birahari. Bwo aho ni Rayon Sport irimo ishaka Samuel Pipong, ubwo ni ukureba niba yaza kuba umwe mu bo bakwinjizamo. Ariko se nanone dukurikije abandi bakinnyi maze kwinjizamo, kubera ko harimo uyu munyekongo bisa nkaho byose byarangiye, bita Kitoko Likau Faustin, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga imbere ya ba myugariro. Hakaba uyu Mugande twabonye nawe ibiganiro bigeze kure wa Express yahariya muri Uganda nyine, Mohamed Kagwa Senoga. Urabona bya Pipong bishoboka, cyangwa Rayon Sport nyine iracyafite option nyinshi ku isoko, ariko noneho nabihuze n'aya mazina Rayon Sport iri kwifuza. Usibye abangaba twabonye
uyu munyamisiri wari waje gukoramo igeragezwa ibye nabyo bitagenze neza bigera naho ikipe imusiba ku mbuga nkoranyambaga zayo, ushyireho abandi bari kuvugwa barimo umuzamu Kwizera Olivier, yewe ga ushyireho na Hakizimana Muhadjiri, abo bakinnyi bose bari kuvugwamo muri Rayon Sport. Ubihuze urabona iyo myubakire ya Rayon Sport hari icyo yayifasha, abakunzi bayo bagira icyizere ko niyo yakwinjizamo ayo mazina urwego iriho rushobora kuba rwahinduka ikaza mu makipe aharanira igikombe cya shampiyona cyangwa se ashaka gutwara kimwe mu bikombe bikinirwa hari imbere mu gihugu. Abayobozi ba Rayon Sport bo ubwabo bareke kubeshya abafana babo ko hari ikintu kidasanzwe bashobora gukora bigendanye n'isoko ry'ukwezi kwa mbere. Buriya ahantu ikibazo ni isoko ry'ukwezi kwa mbere. Nyine umva icyo nshaka kugeraho aho ndaza kuhagera. Impamvu mvuga ngo isoko ry'ukwezi kwa mbere ni iki? Ni kwa mbere ugiye ushaka quick fix. Yego. Umwaka ushize babikozemo amakosa. Umuntu yitwa Abedi Biramahiri. Yego. Niwe wenyine wabashije kugira gute kuvamo, ariko Abedi nawe yinjira yari umukinnyi usanzwe. Nje kubwanjye nkanabona ko Rayon Sport yafashije Abedi kuba Abedi, ariko Abedi ntiyigeze afasha Rayon Sport kuba Rayon Sport. Nuko yari ari gufasha umwana udahari, ariko ibyo yakoze byari ibyo ku rwego rwe. Niba twese twemera ko ibyo yafashije bitego yatsinze even tutabye expectingaga mbere, nge mbona Abedi ntacyo atakoze. Nyine ntabwo ndi kuvuga ko ntacyo yakoze, ahubwo hagati ya Rayon Sport na Abedi ninde wungutse cyane ku rutundi? Rumva yamuzanye ibona ko imukeneye, nawe ayijyamo abona ko ayikeneye ko ari icyo yamufasha. Ibitego yatsinze tuvuga ko ntacyo byafashije Rayon Sport, nge mbona nawe yarayifashije ku rwego rwe rw'uko yagombaga kuyifasha, nayo imufasha nk'uko we yarakeneye kuyifasha. Ahubwo twakavuze ngo ese byabaye win-win situation? Ntabwo ari win-win situation. Ntabwo ari win-win situation, ariko nanone ntabwo navuga ko yungutse nka 80% kurusha ibyo yayihaye. Hari ibyishimo yabahaye, hari intsinzi yabahaye, ikipe inanirwa nka equipe, apana kuvuga ngo wenda umukinnyi ku giti cye hari ibyo atakoze. Ariko ntabwo byari expected, sibyo? Wenda impamvu nari mbivuze gutyo wenda bikaba bishobora kumvikana mu yindi sanse. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Abedi we yaje navuga ngo asa n'ufite target, afite icyo ashaka. Ni umukinnyi w'impano ariko uri mu bihe nk'abandi bakinnyi bose. Sibyo? Araza araboostinga ahita agenda. Niwe wenyine abandi badurayi Jarubo byaranze. Yego. Iryo ni isoko ry'ukwezi kwa mbere. Babonye umuntu umwe wenyine nabwo bisabye kujugunya ibuye mu gihe urundi ndebe ko havamo ifundi cyangwa inkware. Inkware nivamo ndayifata, ifundi nivamo ndekure. Muri sama winjijemo wasaga 15. Mu kwezi kwa mbere nanone ni window 3 zikurikirana byibura abari kuvuga ni baramuka baje baraba bageze mu bakinnyi basaga 25. Urumva? Muri window 3 ni equipe yose muri rusange abakinnyi 25 ushobora kugutwara muri ligue ikarangira. Aho ngaho redi wakozemo iki? Wakozemo amakosa. Mu kwezi kwa mbere noneho ugiye kongera gusubiramo ya makosa avuga ngo ngiye kongera gushakisha bya bisubizo mu buryo bwo gufindafinda. Mu by'ukuri kuzana umukinnyi ngo urimo uramukoresha test, sibyo? Uri no guteguramo imyitozo ya match, uri kumutegura mu myitozo, uri kumutestinga mu myitozo ya match rega. Urimo muri tegura match ngira ngo ni Gorilla Football Club urategura Gorilla, uri gutestingira umukinnyi winjira mu ntuza muri summer transfer window. Already ngiyo nesheke summer transfer window ya equipe ya Rayon Sport, jamwe transfer window ya equipe ya Rayon Sport, nge ndabona nta hamwe bitaniye. Abo uyu muganda yaza nibyo kaba yakwitwara neza, uyu mukongomani yaza kaba yakwitwara neza, ariko nta mureye kwiye kwishyira mu mutima wo kuvuga ngo agomba gutsinda, agomba kuzakora ibyo asanzwe byanze bikunze. Yaza kabikora uko abaforenganye baje. Forenganye si uko nguko. Nawe nuko kuvuga ngo reka ze turebe ko bikunda. Ntiwibuka Kadimendi yaza no yaje muri January transfer window yari yabanje. Bavuga ngo ni umunyasenegal yanyuze muri Portugal. Byarangiye biteze. Byarangiye bajugunye. Nekereza ko rero abareyo ntabwo summer transfer window bari ku isoko bari kurema, ari ryo wakwitegaho ibintu urizo uvuga ngo let's wait and see niba ari cyo gishobora kuzavamo kuko birashoboka by'umupira by'amahirwe, ariko bizagutwara kugeza ryari. Rero mbona bakwiye no kwikorera icyo bavuga ngo tujye kuri panike yo kwizeza abakunzi bacu ngo twaguze umukinnyi twagize bute. Biragaragara none se nibuza n'umukinnyi nyuma y'amasaha atagera kuri 28 ugahita umukura kuri
kuri social media zawe already abantu bagushidikanyegaho ko wibeshye ariko ntunari able yo kudefanda ko wibeshye koko already wahise utangira kwerekana ko nawe hari ibyo utashobora gutanga wabivanye mu nzira. Icyo rero mbona ko nyine ari ikibazo gikomeye cyane kuri transfer nta kintu na kimwe cyo kwitega. Abarenge nta kintu nabizeza bategereze barebe ngo ese nikijya mbere nibigenda neza sava nibinagenda nawe bazihangana. Yes, ubwo nibyo umutoza nawe araza kuhagera ku munsi w'ejo. Reka turebe iyi Rayon Sport ubona ko irimo impinduka nyinshi, yaba muri ubwo buyobozi yaba mu batoza, urabona ko nabyo biraza kuba ari bishya. Yewega nabo bakinnyi bashya bategerejwe kwinjiramo, byose nibyo guhanga amaso. Gusa nyine abakunzi bayo ikigaragara cyo ikipe iri ku isoko, ahubwo icyo kureba ese abakinnyi baza kwinjiramo baraza gufasha iki ekipe. Les amis, reka tubashimire, mukomeze mukore subscribe kuri Leo Talk Rwanda.